Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi wa 72 wacu wo gusoma Bibiliya. Turi mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Uyu munsi turatangira ku bice 16. Titire y'iki gice iravuga ngo Siba afasha Dawidi kandi abeshyira Mefibosheti. Dawidi amaze kurenga mu gahinga ho gato, ahura na Siba umugaragu wa Mefibosheti azanye indogobe ebyiri ziriho amatandiko, kandi zikoreye amarobe y'imitsima 200 n'amasere y'inzabibu zumye 100 n'ayandi 100 y'imbuto zo mu cyi n'imvumba ya vino. Umwami abaza Siba ati, ibi ni iby'iki? Siba aramusubiza ati, indogobe nizo guheka abo mu rugo rw'umwami, imitsima nayo n'imbuto zo mu cyi ni amafunguro y'abahungu, kandi vino niyo bazajya bagwira isari mu butayu bakayinywa. Umwami aramubaza ati, mbese mwene shobuja ari he? Siba ati, dore abi Yerusalemu, kuko yavuze ati, ubu inzu ya Isiraheli izansubiza ku ngoma ya data. Umwami abwira Siba ati, ubu ngusabiye ibya Mefibosheti byose. Siba aravuga ati, ngukuriye ubwatsi mwami nyagasani, ndagahora ngutonaho. Shimeyi atuka Dawidi. Umwami ageze i Bahurimu, abona haturutseyo umugabo wo mu muryango wa Sawuli witwaga Shimeyi mwene Gera, arasohoka aza amutuka. Atera Dawidi amabuye n'abagaragu b'umwami Dawidi bose, kandi abantu bose n'abanyambaraga bose bari bamukikije iburyo n'ibumoso. Shimeyi aramutuka ati, genda wa mwicanyi we, wa kigoryi we. Uwiteka yakugaruyeho amaraso y'inzu ya Sawuli yose wizunguriye ugatwara. None Uwiteka yagabiye Abusalomu umuhungu wawe ubwami bwawe, kandi dore nawe uzize igomwa ryawe kuko uri umwicanyi. Abishayi mwene Seruya abaza umwami ati, ariko niki gituma tureka iyo mbwa y'intumbi agatuka umwami databuja? Ndakwinginze reka nambuke muce igihanga. Umwami aravuga ati, mpuriye he namwe yemwe bene Seruya? Arantuka kuko Uwiteka ari we wamubwiye ati, tuka Dawidi. None ninde wabasha kumubuza? Ariko ibyo bitewe n'iki? Maze Dawidi abwira Abishayi n'abagaragu be bose ati, murareba uko umuhungu wanjye nibyariye agenza ubugingo bwanjye. Mbese uwo mu Benyamini ntiyarushaho? Nuko nimumureke yitukire kuko Uwiteka yabimutegetse. Ahari Uwiteka azareba inabi ngirirwa, kandi Uwiteka azanyitura ibyiza kubw'iby'iyo mivumo yamvumye uyu munsi. Nuko Dawidi n'abantu be bakomeza inzira. Shimeyi nawe aca mu ibanga ry'umusozi amwitegeye, agenda amutuka umugenda, amutera amabuye n'umukungugu. Hanyuma umwami n'abantu bari kumwe nawe bose bajya muri Ayefimu aruhukirayo. Abusalomu agisha Ahitofeli inama. Ariko Abusalomu n'abantu ba Isiraheli bose bagiye Yerusalemu, na Ahitofeli ari kumwe nawe. Maze Hushayi w'Umwaruki, inshuti ya Dawidi, aza kwa Abusalomu abwira Abusalomu ati, umwami aragahoraho, umwami aragahoraho. Abusalomu abaza Hushayi ati, mbese izo ni zo mbabazi ugiriye inshuti yawe? Icyakubujije kujyana n'inshuti yawe ni iki? Hushayi abwira Abusalomu ati, reka da, ahubwo utoranijwe n'Uwiteka n'abantu n'Abisirayeli bose, nzaba we kandi nzagumana nawe. Ikindi kandi ninde nkwiriye gukorera? Sinkwiriye gukorera umwana we? Uko nakoreraga so niko nzagukorera. Maze Abusalomu abwira Ahitofeli ati, tugira inama uko twagenza. Ahitofeli abwira Abusalomu ati, taha ku nshoreke za so yasize mu rugo, maze Abisiraheli bose bazamenya ko wazinutswe so cyane. Nuko abazaba bari kumwe nawe bose bazahama bakomere. Nuko babambira Abusalomu ihema hejuru y'inzu. Abusalomu aherako ataha kuri izo nshoreke za se, Abisiraheli bose babireba. Kandi inama Ahitofeli yagishwaga muri iyo minsi bazemeraga nk'izo bagiriwe n'Imana. Uko niko inama za Ahitofeli zameraga yagiriye Dawidi kandi na Abusalomu. Igice cya 17, titire yacyo iravuga ngo Hushayi arogoye inama za Ahitofeli. Ahitofeli arongera abwira Abusalomu ati, reka ntoranye ingabo inzovu imwe n'ibihumbi 2, mpaguruke nkurikire Dawidi muri iri joro.
kandi ndamugwa gitumo arushye, amaboko yatentebutse. Ndamutera ubwoba, maze abantu bari kumwe nawe bose bahunge, mpereko nica umwami wenyine. Maze nzakugarurira abantu bose, nuko nubona uwo muntu ushaka uzaba ugaruye bose, maze abantu bose bazaba amahoro. Abusalomu ashima iyo nama cyane, n'abatware ba Isirayeli bose barayishima. Abusalomu aravuga ati, none nimumpamagarire Hushayi w'Umwaruki, nawe twumve icyo avuga. Maze Hushayi yitabye Abusalomu. Abusalomu aramubwira ati, Ahitofeli yatubwiye ibi n'ibi, mbese dukore uko yavuze? Niba atari uko tubwire nawe. Hushayi asubiza Abusalomu ati, inama Ahitofeli yagiye kuri ubu si nziza, kandi ati uzi so n'ingabo ze ko ari abanyambaraga, kandi ubu baratse mu mitima yabo nk'idubo yakiwe abana bayo ku gasozi. Kandi uzi ko so ari intwari, ntagomba icumbi mu bantu. None ubu yihishe mu mwobo cyangwa ahandi. Nuko nihagira bamwe bapfa bagitangira kurwana, uzabyumva wese azagira ati, hapfuye benshi bo mu bakurikiye Abusalomu. Bizatuma umuntu wese naho yaba intwari ifite umutima nk'uw'intare ahamuka, kuko Abisirayeli bose bazi so ko ari intwari, ari umunyambaraga, kandi nabo bari kumwe bose ari intwari. Ahubwo jyewe inama nkugira niyi, teranya Abisirayeli bose uhereye i Dani ukageza i Berisheba, bangane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja bwinshi, kandi nawe ubwawe uzatabarane nabo. Tuzamusasukiraho aho azaba ari hose, tumutondeho nk'ikime uko gitonda ku isi. Nuko uhereye kuri we ukageza ku bantu bari kumwe nawe bose, ntituzasigaza n'umwe. Kandi naramuka agiye mu mudugudu, nabwo Abisirayeli bose bazazana imirunga, dukururire umudugudu mu mugezi kugeza aho hatazabonekerayo akabuye na kamwe. Nuko Abusalomu n'abantu ba Isirayeli bose baravuga bati, inama ya Hushayi w'Umwaruki irusa inama ya Ahitofeli, kuko Uwiteka yagambiriye kurogoya inama nziza ya Ahitofeli, kugira ngo Uwiteka atere Abusalomu ibyago. Bazanira Dawidi inkuru z'izo nama. Maze Hushayi abwira Sadoki n'Abiyatari b'abatambyi ati, inama Ahitofeli yagiriye Abusalomu n'abatware ba Isirayeli niyi, ariko njyeweho namugiriye ntya na ntya. Nuko none mutume kuri Dawidi vuba muti, iri joro nturare ku byambu byo ku butayu, ahubwo ntihagire ikikubuza kwambuka, kugira ngo umwami atamiranwa n'abo bari kumwe bose. Kandi Yonatani na Ahimasi babaga Enirogeri, umuja akajya aza kubabwira, nabo bakajya babibwira umwami Dawidi, kuko batari bakwiriye kwinjira mu murwa ku mugaragaro. Ariko umuhungu arababona, abibwira Abusalomu, bagenda bihuta bombi, bagera ku mugabo w'i Bahurimu wari ufite iriba mu rugo rwe, barijyamo. Maze umugore asingira igipfundikizo, agipfundikiriza ku munwa w'iriba. Hejuru yacyo asanzaho ingano zisekuye, ntihagira ikimenywa. Hanyuma abagaragu ba Abusalomu binjira mu rugo, basanga uwo mugore, baramubaza bati, Ahimasi na Yonatani bari he? Umugore arabasubiza ati, bakutse akagezi. Nuko bashatse barababura, basubira i Yerusalemu. Bamaze kugenda ba bandi batukuka mu iriba, baragenda babibwira umwami Dawidi bati, nimuhaguruke mwambuke uruzi vuba, kuko Ahitofeli yabagiriye inama atyo zo kubarwanya. Nuko Dawidi ahagurukana n'abantu bari kumwe nawe bose, bambuka Yorodani umuseke utambitse, nta n'umwe muri bo wari utarambuka Yorodani. Ariko Ahitofeli abonye ko badakurikije inama ye, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, arahaguruka ataha iwe mu mudugudu w'iwabo, atunganya inzu ye, yiyahuza umugozi arapfa, bamuhamba ku gituro cya se. Nuko Dawidi ajya i Mahanayimu, Abusalomu nawe yambuka Yorodani ari kumwe n'Abisirayeli bose. Maze Abusalomu agira Amasa umugaba w'ingabo ze mu cyimbo cya Yowabu. Kandi Amasa uwo yari umwana w'umugabo witwa Itura w'Umwisiraheli, waryamanye na Abigayili mwene Nahashi murumuna wa Seruya nyina wa Yowabu. Abisiraheli
na Abusalomu bagerereza mu gihugu cy'i Galeyadi. Hanyuma Dawidi ageze i Mahanayimu, Shobi mwene Nahashi w'i Raba y'Abamoni, na Makiri mwene Amiyeli w'i Lodebari, na Barizirayi w'Umunyagaleyadi w'i Rogelimu bamuzanira amariri n'inzabya n'inkono n'ingano na sayiri n'ifu n'ingano zikaranze n'ibishyimbo n'udushyimbo duto n'inkori zikaranze n'ubuki n'amavuta n'intama n'amavuta akuze bihawe Dawidi nabo bari bari kumwe ngo babirye, kuko bari bavuze ngo abantu barashonje bararuha bicirwa n'umwuma mu butayu. Igice cya 18. Abisiraheli barwana n'aba Dawidi, Abusalomu agwayo. Maze Dawidi abara abantu bari kumwe nawe, abaha abatware bo gutwara imitwe y'ibihumbi n'abo gutwara iy'amagana. Dawidi aherako agaba ingabo, igice cya 3 agiha Yowabu, ikindi agiha Abishayi mwene Seruya mwene se wa Yowabu, ikindi gice cya 3 agiha Itayi w'Umugiti. Umwami abwira abantu ati, nanjye ubwanjye sindi bubure gutabarana namwe. Abantu baramuhakanira bati, wowe nturi butabare, kuko niduhunga batazatwitaho, ndetse n'ubwo igice cya 2 cy'abantu bacu cyapfa nabwo ntibatwitaho, kuko uhwanye n'abantu inzovu. Ahubwo ibyarutaho nuko watwitegura kudutabara uturutse mu mudugudu. Umwami arababwira ati, ikibabereye icyiza nicyo ndi bukore. Nuko umwami ahagarara mu bikingi by'amarembo, ingabo zose zirasohoka, amagana n'ibihumbi. Maze umwami yihanangiriza Yowabu na Abishayi na Itayi ati, ku bwanjye murangenzereze neza uwo muhungu Abusalomu. Kandi abantu bose bumva uko umwami yihanangirije abagaba bose ibya Abusalomu. Nuko abantu bajya kurwanira n'Abisiraheli ku kagezi. Urugamba rusakiranira mu ishyamba rya Efurayimu. Abisiraheli bahanesherezwa n'abagaragu ba Dawidi. Maze uwo munsi hapfa abantu inzovu 2, kuko intambara yari yasandaye muri icyo gihugu cyose. Uwo munsi ijuri ryica abantu benshi kuruta bishwe n'inkota. Hanyuma Abusalomu ahubirana n'abagaragu ba Dawidi, kandi yari ku nyumbu ye. Maze inyumbu ye imunyurana munsi y'amashami y'impatanwa y'umwera w'ingara. Umutwe we ufatwa n'amashami yawo, ahera mu kirere hagati y'ijuru n'isi. Inyumbu ye yari imuhetse irakomeza iragenda. Maze umugabo aramubona, abibwira Yowabu ati, nabonye Abusalomu anagana ku mwera. Yowabu abaza nyir'ukumubwira ati, dorere umubonye n'iki cyatumye utamusogoterayo ukamutura hasi, ko mba nkugororeye ibice by'ifeza 10 n'umushumi? Uwo mugabo asubiza Yowabu ati, naho nagororerwa ibice by'ifeza 1,000, sinakwemera kurambura ukuboko kwanjye ku mwana w'umwami, kuko twumvise umwami akwihanangirizanya n'Abishayi na Itayi ati, mwirinde hatagira ukora kuri uwo muhungu Abusalomu. None iyaba nabigenje ukundi, ngakoberanya ubugingo bwe, kandi nta jambo umwami ahishwa, wehoho wajyaga kubyigurutsa. Yowabu aravuga ati, simbasha gushyogoranya nawe ntyo. Ajyana imyambi 3 ayitikura Abusalomu mu mutima akiri muzima, aho yari ari mu mwera. Maze abahungu 10 b'abanyantwaro za Yowabu bagota Abusalomu, baramusogota arapfa. Yowabu aherako avuza ikondera, ingabo zirahindukira zirorera gukurikira Abisiraheli, kuko Yowabu yazibujije. Nuko bajyana Abusalomu bamujugunya mu bushya bunini bwo mu ijuri, bamurundaho ikirundo cy'amabuye kinini cyane. Maze Abisiraheli bose barahunga, umuntu wese ajya mu ihema rye. Kandi Abusalomu akiri muzima yari yajyanye inkingi ayishinga mu gikombe cy'umwami, kuko yari yavuze ati, nta mwana w'umuhungu mfite ngo bazamunyibukireho izina ryanjye. Niko kwitirira iyo nkingi izina rye. Nuko yitwa inkingi y'urwibutso rwa Abusalomu na bugingo n'ubu. Babikira umwami ko Abusalomu yapfuye. Ahimasi mwene Sadoki aravuga ati, reka niruke mbwire umwami amacumu y'uko Uwiteka yamuhoreye inzigo y'abanzi be. Yowabu aramubwira ati, ntujya kuvuga amacumu uyu munsi, uzaba uyavuga ubundi. Ariko uyu munsi nturi buyavuge, kuko umwana w'umwami yapfuye. Yowabu abwira
umukushi ati hoshi genda ubwire umwami ibyo wabonye. Nuko umukushi aca bugufi imbere ya Yowabu ariruka. Ahimasi mwene Sadoki arongera abwira Yowabu ati ntacyo bitwaye ndakwinginze reka mpfe kugenda nkurikira uwo umukushi. Yowabu ati urirukanwa n'iki mwana wanjye ko uzi ko utazahemberwa izo nkuru? Undi ati ntacyo bitwaye mpfuye kugenda. Yowabu ati irukanka. Nuko Ahimasi arirukanka aciye ikigarama yose anyura ku mukushi. Kandi Dawidi yari yicaye hagati y'amarembo abiri, maze umurinzi yurira hejuru y'irembo ahateganye n'inkike z'amabuye, arambura amaso abona umuntu wiruka ari wenyine. Umurinzi ashyira hejuru abibwira umwami. Umwami aravuga ati niba ari wenyine hariho inkuru aje kubara. Nuko aza yihuta agera hafi, maze umurinzi abona undi mugabo wiruka. Umurinzi ahamagara umukumirizi ati dore undi mugabo wiruka ari wenyine. Umwami aravuga ati nawe azanye indi nkuru. Umurinzi aravuga ati ngira ngo imyirukire y'uw'imbere isa n'iy'Ahimasi mwene Sadoki. Umwami aravuga ati ni umugabo mwiza kandi azanye inkuru nziza. Ahimasi ashyira hejuru abwira umwami ati byose byabaye byiza. Nuko yikubita hasi imbere y'umwami yubamye aravuga ati Uwiteka Imana yawe ihimbazwe, yakugabije abantu bari baguhagurukirije amaboko yabo ku mwami databuja. Umwami aramubaza ati wa muhungu Abusalomu ni amahoro? Ahimasi aramusubiza ati ubwo Yowabu yatumaga umugaragu w'umwami, umugaragu wawe narebaga abantu bacitsemo igikuba ariko sinamenya ibyo ari byo. Umwami aramubwira ati tambuka uhagarare hano. Nuko aratambuka arihagararira. Umukushi araza aravuga ati ndi kabara nkuru z'umwami databuja, kuko uyu munsi Uwiteka yaguhoreye inzigo muri ba bandi baguhagurukiye bose. Umwami abaza umukushi ati wa muhungu Abusalomu ni amahoro? Umukushi aramusubiza ati abanzi b'umwami databuja n'abantu bose bahagurukiye kukugirira nabi barakaba uko uwo muhungu yabaye. Imana yo mu ijuru rero ibaha umugisha. Dushoje igice cya 18, tuzakomeza ejo ku gice cya 19 kugera ku gice cya 21. Ugire umunsi mwiza.